niba warakunze inkuru y'indayamishu ugakunda inkuru ya Young and Free n'izindi nkuru nyinshi kuri no channel, iyi nkuru nshyashya tukuzaniye nayo ni gucika. Inkuru yacu rero yitwa Abatipe b'Impanga. Inkuru yacu rero tuyitangiriye mu mujyi wa Kigali mu mudugudu wa Vision City, mu nzu ituyemo abantu bigaragara ko bafite ubushobozi bwabo. Abanyuraga muri uwo muhanda rero bumvaga abantu barimo kurira muri iyo nzu, muri icyo gipangu. Abantu benshi bari bahageze ndetse byari bisobanuye ko ngo papa wo muri icyo gipangu nyine yitabye Imana, urupfu rutunguranye ngaguye muri benyuare. Ku munsi w'ejo rero nibwo yari yitabye Imana. Iyo nzu yarimo abasore babiri. Abo basore kandi bari impanga zisa mu buryo budasanzwe nk'intobo. Uyu mugabo wari wapfuye rero ni papa babyara witwaga Kamanzi. Aiden Jax Kamanzi ariwe impanga, ariwe mukuru, yarahagurutse ajya gusanga aho nyina yarari. Nyina yararimo kurira cyane. Yagezeho nyina yarari, nyina witwaga Kayitesi aramuhobera amuturutse inyuma amwinginga kugira ngo amuhoze nyine ntakomeze kurira kubwo umugabo we witabye Imana. Indi mpanga ariwe mutoya, ariwe Kaden Jux Kamanzi, we yarahagurutse yigira mu cyumba cye. Yagaragaye arimo gufungura draw mu bubati buri mu cyumba cye, akuramo isegereti na burike, ahita kongeza rya tabi, atangira kuritumura, akareba hejuru, umwotsi akawuha gake gake, akongera akawukurura, arimo kunywa itabi mu cyumba cye. Mu gihe akomeje kunywa iryo tabi rero, yese yirambika ku gitanda, aragarama areba hejuru, arakomeza araritumura. Mu gihe rero yirambitse kuri icyo gitanda, bitunguranye umuvandimwe we w'impanga nyine ariwe Aiden Jax ahita afungura umuryango w'icyumba cya murumuna we, arinjira. Jax, ariko ubundi ubwenge bwawe burakora neza. Abanyamasengesho baratangiye gusengera papa, none uri mu cyumba urimo uranywa amatabi koko? Hakoze ubu nk'ubu ibintu burimo gukora ni ibiki koko? Kuki byibuze uyu munsi utawubaha mo gakeya? Bro, utubera ikizame kabisa. Ibyo ntabwo ari fresh kabisa. Man, imico yawe ntabwo inshimisha pe. Barimo baramuterura twakanabafashije guterura. Niturangiza amasengesho turetse tujya gushyingura papa. Urimo urabyumva neza? Bro, reka nkureke. Ngiye gusohoka, ningaruka nkasanga ukicaho ku gitanda nayo matabi yawe. Man, turashwana. Jax amaze kuvuga gutyo ahita asohoka mu cyumba cya Jax. Jax abona ko nabirenze, ahita ahaguruka ngo ku gitanda, fege yishyira kuri sandri, asohoka aho ngaho mu cyumba cye. Nuko nyuma y'iminota abajya gushyingura barahagurutse, amamodoka atangira gusohoka gake gake, mbega muri quartier umuhanda wari wafunzwe kubera umuntu wari witabye Imana. Hari amamodoka menshi cyane, bagenda nyine bagana mu marimbi, harimo n'izo mpanga ebyiri bari bagiye gushyingura nyine. Iki ni igice cya mbere rero mu nkuru y'Abatipe b'Impanga. Iyi kandi ni season ya mbere, uri kumwe na Clement hano mu nkuru z'urukundo. Izi ni muri za nkuru zacu ndende rero mujye mukunda inkuru ziryoha cyane, tukaba nyine dutangiranye muri iki gice cya mbere. Ni kuryohera cyane rero, ntuzibagirwe ku droppinga comment cyangwa se gusharinga nyine no kuduha like n'ibindi. Uri kumwe na Clement nk'ibisanzwe. Abatipe b'Impanga, igice cya mbere. Nyuma y'ukwezi kumwe papa wabo yitabye Imana, Aiden na Kaden basigaranye umubyeyi umwe ariwe mama. Mama wabo yari yicaye muri salo, yahamagaye abana be Aiden Jax nyine na Kaden Jux. Muri ayo masaha bari mu gipangu nyine naho bigeze bajya. Basore banjye, ngaho mwicaraho rero, ngiye kuganira namwe ibintu by'ingenzi cyane. Murabizi papa wanyu disi ubu ntitukiri kumwe, yarigendeye, urwo yararurangije, nimwe musigaye. Ikivi yatangije mugomba kucyusa. Bimwe mu byo yasize harimo zino entreprise ebyiri z'ubucuruzi. Bana banjye rero, kuko muri babiri nkuko nabyumvikanyeho na so, buri wese agomba kugira kampani ye. Bana banjye, ndabasabye, ndabinginze, muzitware neza. Ibi bikorwa muzabikore neza cyane, muzitange, mushyiremo umwete, mukoresha ubwenge bwanyu bwose nkuko papa wanyu yabigenzaga. Yari umwe ariko ntiyigeze ateza ibihombo muri kampani n'imwe mu bikorwa byose yari afite. Ibi rero mbishyize mu maboko yanyu nkuko papa wanyu yabyifuzaga mbere ukava muri ubu buzima. Cyane cyane ngabwirwa benshi kumva bene yo.
ni wowe ubwirwa cyane cyane we muhungu wanjye muto. Kaden ni wowe ubwirwa. Mwana wa, reka nongere ngo usabe, imico yawe itari myiza uyireke. Ibintu byawe by'ubuswa wiyinjijemo ubigabanye kandi ubireke. Ugomba kumenya icyo wagakoze mu gihe cyacyo. Reka ndeke kuvuga ibintu byinshi, njye ibyanjye ubwo ndabisoje bana banjye. Ndakeka ko amasaha yo kuryama yageze, mugende muryame. Yego mama, njyewe Edeni na murumuna wanjye Kaden tuzakoresha uko dushoboye, byose tubikore neza kandi nawe bigushimishe kuri buri kimwe. Ijoro ryiza mama. Bonne nuit. Mama wabo yarahagurutse aho muri salo yo hejuru nyine ajya mu cyumba. Impanga nto yagaragaye ihagurutse ihita ifata imfunguzo z'imodoka yayo. Byari bisobanuye ko nta gahunda afite yo kuryama. Jax byabaye ngombwa ko ahamagara murumuna we Jux. Jux bimeze bitari kugiye man. Ubu se urabona atari mu ijoro. Ubu se muri ayo masaha ni saa 5 kigiye kwinjiramo. Ugiye ariko bro, kuva ryari njye nawe twatangiye gushyiraniraho amasaha yo kwinjira nayo gusohoka? Kuva ryari se duhana amabwiriza n'igihe cyo kwinjirira mu gipangu? Ariko bro, njye reka nongere nkwiyame, uramboringa byatari, umbuza amahoro n'ukuri kw'Imana. Man, burese amenye ibye, ntukankurikirane. Wareba ibyo ukabikora ubuzima bugakomeza. Wanyigiza animateri buri mu buyo buryo. Urambowa man, ufite imitekerereze ya fake kabisa hano mu gipangu. Turaba type man, ntabwo turaba baby. Ni gute se unshiraho gahunda? Man, menye ibyawe. Kwanza urimo nantera umwanya. Ikindi kandi niba ari ishyari ubona mbigiramo inyungu nyinshi, ni wumva ufite gahunda yo gushaka kumenya aho ngiye ngo tujyane. Njye nta mutima umubare ko burya. Ngewe byabereye man. Iyi ni weekend. Ngiye guhura n'abana beza. Reka aya masaha se ndi nkuko ntabwo ndi umwana w'umukobwa. Sinabishobora rero izi saa kuba ndi mu nzu. Man, ngiye kuryoshya ndabyemera kandi narabimenyereye. Sinkunda rero umuntu mbangamira tu. Imyanzuro yanjye ibigomba kuba yanjye. Ndabizi ko turi impanga sibyo, ariko reka ngwe warning, reka mbikubwiza ukuri. Nukomeza kunkurikirana gutyo nkubwiza ukuri, bizagiba ngombwa ibyo ubwene wacu n'ubuvandimwe tubishyire ku ruhande. Man, turabona mu kanya n'ingaruka. Gumana na mere man, umutekano uganze. Wa mugano ufashe nazamukurinda igipangu. Ayo ari amagambo y'impanga ntoya umukobwa nyine Kaden. Icyo twe tuvumbuye ngibyara Mweru na Muhima. Uyu nguyu rwose Jux agira amahane pe. Ntago ari nka Eden Jax. Uyu Kaden Jux we ni umunyamahane. Ikindi Eden Jax we biragaragara ko ari umunyamahoro tu. Jux yarasohotse yatse imodoka, arangije acaho nyine arigendera ajya kuryoshya. Mu nzu rero Jax yasigaye nyine yumiwe areba uburyo isi irimo kwangiza murumuna we Jux. Ibintu bakoraga wabonaga babikora mu buryo butandukanye nyine. Jax yagiye mu cyumba arangije ariryamira. Jux rero yaragiye agera ku nzu nini cyane. Muri iryo joro yariho amatara menshi hanze n'imbere, amatara yendaguranya amabara. Byagaragara ko ari akabyiniro nyine. Ibintu nk'ibyo rero nibyo Jux yikundiraga nyine. Yakundaga kuryoshya n'abana bato, abana beza, abana bahiye, abana batose. Ako niko kazi we yikundiraga mbega. Wahobaga umushyize igorora mbega mu bintu nk'ibyo. Uwo munsi muziki yarawubyinnye bye, arawubyina araryoshye uburyohe bwose uzi bushoboka. Arangije arasinda. Ya masaha bashyiramo bwoko bwa za ndirimbo arangiye, ubwo ni mu masaha 9. Yarongeye ajya mu modoka. Yari yasinze burya ngo nta musinzi unanirwa gutwara da, ngo baratwara bakigezayo. Security ku gipangu cyabo yaramufunguriye, yinjiza imodoka mu gipangu, avamo yurira esikariye arazamuka agana mu cyumba cye nyine. Yageze ku gitanda itayinagaho, icyakurikiyeho gisa cyari iki. Yesu atangira kugona ahita asinzira. Impanga ya Jax yafunguye urugi ajya mu cyumba cya Jux. Yarageze asanga yaryamye. Icyo yakoze nta kindi, yatangiye gukuramo inkweto murumuna we. Arangije afata ishuka aramworosa neza. Harya ngo impanga burya uwo bita ngo muto nuwavutse nyuma, umukuru nuwabanje kuvuka. Ariko burya ngo umukuru ngo niwe muto, kuko umukuru ngo niwe warinjiye nyuma.
mu gihe cyo gusohoka rero niwe uri hafi y'umuryango agasohoka mbere, naho uwo twita umuto wavutse nyuma aba yarinjiye imbere. Mu gihe cyo gusohoka kuko umukuru aba ari imbere ye habanza gusohoka umuto, uwo mukuru agasohoka nyuma tukamwita umuto, ariko ngo niwe mukuru ngo niwe barinjiyeyo mbere. Niko bimezera, reka twikomereze. Ariko rero uyu Aiden nyine ufite imico myiza niwe wavutse mbere, niwe twita mukuru muri iyi nkuru, naho Kaden niwe wavutse nyuma ari nawe twita umuto, ari we bucura nyine muri iyi nkuru. Reka twikomereze. Uyu Jax rero mukuru yakuyemo inkweto muri umuna we Jux, arangije amworosa ishuka. Aiden rwose yakundaga muri umuna we Kaden, ariko nta kundi nyine hari igihe ukunda umuntu ukamwitaho akajya kuzoya akakubwira amagambo yiboneye yose. Jux we rwose yakoreshaga amagambo akakaye kuri mukuru we Jax. We yabicaga amazi tu ntabiha agaciro nyine. Jax yafunguye urugi aragenda ajya mu cyumba cye. Mu gitondo bwarakeye Aiden mukuru arabyuka ajya muri dushe, arangije koga arasohoka ajya muri dressing area y'icyumba cye ahindura imyenda. Icyiza nubwo bashwanaga ibijyanye no kwambara we na murumuna we bari barashyizeho amabara bambara buri munsi. Kuwa mbere bakagira amabara, kuwa kabiri amabara, yewe no kwiyogoshesha biyogosheshaga kimwe. Dress code yabo mbega ntabwo yahindutse kuva bakuze. Uyu munsi rero yari afite gahunda nyinshi cyane, ntiyashatse guta umwanya, yatangiye gutera imyenda ye arangije arasohoka. Arimo gusohoka ageze muri salle amanje hasi, yasanze mama we arimo gutegura ibya mu gitondo. Icyayi nyine arimo gishyira ku meza n'ibikoma n'amata na juice. Mama wanjye mwiza, waramutse ute? Meneze neza mwana wa? Nta mahoro rwose, ndabona wamaze kwitegura. Ndakwemera, ngaho banza unywe icyayi ubone kujya ku kazi. Iryo kora ryawe subwo rimeze riti? Harya uyu munsi ngo murambara imikara n'imyeru? Namwe rwose muranshimisha, ibintu nabamenyereje kuva mukiri utwana ntimurabihindura. Mama njye ndimo ndihuta, none ubwo nushaka umugore uzakomeza mujye mwambara ibisa, ariko ugira vuba ushaka n'umugore wakuze. Umugore wajya gutegura buri kimwe cyose, anaribika ikora n'ibifungo bifunze neza n'ipasi iguterere, sibyo se? Ese ubundi ubwo ntabwo ubona ko wamaze gukura? Mama ntabirinzi, igihe nikigera nzakuzanira umukazana. Mama nta nubwo ngiye ndagira. Uragira iki? Sindabona umukobwa. Uwamuburihe muri Kigali, uzajye mu ntara n'ibyango ujye ni Bujumbura cyangwa mu ntara z'i Burundi. Ariko se turiki brag, murumuna wewe narabyuka? Uriya nawe yewe gutinda kubyuka rwose ni umuco we, kandi ibi yabitangiye inyuma. Mbere rwose mwese mwagiraga courage. Mama ngiye mvugishije ukuri, imico y'umuhungu wawe urayizi kundusha. Ubu ngiye kumubyutsa twabyuka tuzitera twashwana. Ngerekane ngire ku kazi, ubwo nawe uraza kubyutsa umuhungu wawe mubwire ajye ku kazi ke. Mama ngiye ndagiye, ntabwo ndi bumwicaye hano, ndumva narasonza. Mama turasubira. Aiden yarabisohotse yinjira mu modoka ye, urugendo rwe rwo kujya ku kazi rwaratangiye. Nyuma y'urugendo rero yageze ku kazi Kacyiru. Iyi company rero nubwo ifite MD ariko iri mu maboko ye nyine, ni umurage. Ndetse igitangaje Aiden company ye nihita igoye cyane kuruta iyo bahaye Kaden, ariko zose ni company zihenze nyine. Yasutangiye gusuhuza abantu batandukanye abakora akazi aho ngaho. Yajyaga haza na Sagihari nyine barahazaga, n'amastage nibo bayakoreye. Abantu rero bamwumvagamo cyane bakamukunda bitewe nuko Jax we yarasetsaga. Buri muntu wese yamuhaga agaciro, guhera ku mukrina kugeza ku musekirite no kuri MD. Bose yabubahaga kimwe mbega, akabaramukisha amaboko abiri, yewe indi byaramweru na Muhima wa Mugani. Yageze mu biro bye rero hazajya gukorera, arangije aricara arunama arabanza yiragiza Imana, acana imashini. Mu gihe imashini kirimo kwaka yumva umuntu ukomanze nyine, ariko hari ibirahuri yabaga arimo kumubona. Uretse kurimo imbere uramubona, ariko uri hanze ntabakubona. Hinje sekreteri wo muri iyo company. Karibu boss wacu Aiden, hari amafayili nari nkuzaniye yandi uri buze kurebamo. Ikindi muri babandi bakoze ibizami, umwe watsinze ni umukobwa, niwe usigaje kuganira nawe ukamukoresha interview ya visa nyine mureba mu bitekerezo, wamwemerera ubwo yahabwa akazi nk'uko twari tumukeneye. Hanyuma dore nawe amafayili ye naya ngahe. Okay, nta kibazo, nabonye ari umuhanga mu bizami yakoze. Ari he?
ari kuri reception yicaye ategereje ko igisubizo kiboneka. Wamureka akazamuka akaza muri ofisi yanjye. Sekreteri uwo mukobwa nyine Linda yaragiye ajya guhamagara uwo mukobwa. Aiden yicaye muri ofisi ye, umuryango watangiye gukomangwa nanone. Aiden amwemereye, umuryango warafunguwe. Hinjiye umukobwa. Yagaragaraga ko ari mwiza cyane, uteye amabengeza. Mwaramutse neza? Yego tumeze neza, ni karibu Cara sister. Muri ako kanya rero sekreteri yarazamukanye n'umutetsi wa company. Aiden ntiyari yashatse kujya kumwira icyayi aho bakinywera, bakimuzaniye muri ofisi ye ngo yari afite akazi kenshi nyine. Ko musanye igikombe kimwe? Ntabwo ndi bunywe icyayi njyenyine kandi mubona ko imbere yanjye hari umushyitsi. Twari twamubwire ko ngaze aho tunywera icyayi, ntabwo yari yabishatse. Oya, zana ikindi gikombe. Sekreteri n'umutetsi wa company barasohotse. Sekreteri nawe yagarukanye ikindi gikombe cy'icyayi n'ibindi byangombwa nyine bikenewe byo kunywesha icyayi. Babisuteguriye uwo mukobwa wari muri ofisi. Sekreteri nyine arangije arisohokera. Murakoze cyane, njye nitwa Emanuela. Mwari mwampamagaye, nakoze ikizami ariko kubw'ibyo nubwo natsinze n'inzozi zanjye. Company yanyu narikunze cyane. Nimbona amahirwe yo kuba nakorana namwe no kuri birahora umugisha udasanzwe kuri njye. File zanjye nazihaye uriya mu sister w'umusekreteri. Nta kibazo sister Emanuela, amafile yawe ndayafite. Ngiye kunyuramo gake gake ni curriculum vitae nyuzemo ijisho. Hanyuma se ibisubizo nzagaruka kubireba cyangwa muzanyinforma? Ubwo nibigira ejo mu gitondo nta kibazo, sekreteri wacu azaguha ibisobanuro byose. Nta kibazo rwose, nugera hano uzazi azakubwira ibikurikiraho. Noneho njyewe nagenda nta kibazo. Uwo mukobwa Emanuela yasomye ku cyayi nka kangahe, arahaguruka kugira ngo asezere yigendere. Mu gihe ahagurutse rero agiye gufata isakoshi ye nyine yayiteretse aho ngaho kuri ayo meza ya bosi Aiden, bosi w'umutipe w'umwana mwiza cyane. Isakoshi yakubise ku gikombe cy'icyayi kubera n'igishyika. Urabizi iyo umuntu agiye gusaba akazi wasi nyine igikombe kugira ngo agitangira kigarure ntikigwa, ahubwo yaragikomeye rimwe kiramanuka kida kikubita kuri ayo meza. So kubabura akazi iyo mwaka waje. Icyayi cyamenetse ku meza hose n'impapuro zimwe zari zirambitse aho ngaho, ahubwo nuko imashini ifungiye hirya munsi ukuntu ari nziza, naho ubundi nayo yayangiza da, bikamera nka wa musheri kera laptop zikiza yatije sheri we laptop nyine. Umutipe yatije umukobwa we laptop, nuko arangije imvura amuhamagara ngo sheri ngo wisheri ngigikoma ngiki ngigikoma yewe ngigikoma ariko igikoma se gikoze iki? Naho akana kiwabo uwo mukobwa kari kafashe igikoma gasuka muri machine muri laptop, machine yanga kwaka nyine ari guhamagara sheri ngigikoma. Nuko nguko rero Emmanuel nawe byari bimugendekeye. Icyari cyari kimenetse ku meza ya boss, atarabona n'akazi, bagifite impapuro ze mu ntoki ngo bazinyuremo bamwemerera gukora akazi. Nuko byari bigenze. Ikindi cyatarukiye no kuri boss, mana yanjye, mbabara n'ukuri kw'Imana, impapuro zawe ziratose ndazitoheje. Oya nta kibazo, ahubwo icyingenzi cyo kumenya ukuboko kwe ntabwo guhiye, ntabwo icyayi kigutwitse. Impapuro zo bakemprima n'izindi kari abantu bazandika se ntabwo uhiye mama? Oya njye nta kibazo, cyenarukiyeho gikeya. Aiden mu gihe arimo guhamagara ngo baze bahanagura ayo meza, yakoze mu mufuka akuramo agatambaro rero afite kameze nk'akesime gatoya cyane keza, atangira guhanagura kwa kuboko kwa mukobwa ngo ni Emanuela yasabye Aiden kugira ngo amuhe ako gatambaro yihanagure. Sekreteri yarazamukanye n'umukirina kugira ngo baze bahanagura ayo meza. Emanuela rero kubera amasoni menshi yahise asezera arasohoka yumiwe, azi ko agiye kubura akazi, asohokana n'icyo gitambaro. Ntiyashatse ko Jackson ari umuhanagura kandi amaboko nawe yafite imbere noneho ya sekreteri wari uzamukanye n'umukirina. Ndetse Emanuela yashatse no guhanagura ayo meza ariko bamubwira ko hari umukirina muri ofisi, arabyihorera nyine. Yarasohotse arenga aho ngaho iyo company ikorera kuri portail zaho nyine, nibwo yaje kuvumbura rero ko asohokanye igitambaro cy'abandi. Ashatse kugaruka ngagarura agatambaro ka bosi, abona ko ari ngombwa reka akajyana zawe akazana.
yewe icyo bita rukuruzi. Aho muri ofisi barangije kuhakora amasuku, ibitekerezo bya Aiden byose byimukira neza neza ku bwiza bw'uwo mukobwa Emmanuel waruje gusaba akazi, koze ikizamini. Ku byo bibayeho rero byose yahise abona ko ibitekerezo bye byasaze. Ni gute se yatangira gutekereza cyane ku mukobwa abonye ku nshuro ya mbere? Aha niho hahandi umusore ahamagara umukobwa bahuye rimwe ngo bitese ngo ushango ndagukumbuye. Umukobwa ngo ariko se ngukumbura umuntu ubonye rimwe, ariko bibaho da, mujye mwitonda. Ubu se Aiden rero atarimo gutekereza kuri Emmanuel cyane. Sekreteri yaragarutse n'undi musore ukora muri iyo company, bafata izo mpapuro zari zamenetseho icyayi bajya kuzanika nyine. Hari harimo n'impapuro z'ingenzi. Reka tugaruke ku yindi impanga rero, impanga ntoya ari Aiden Jux Kamanzi. Aya masaha nawe yari yamaze gukaraba, ari mu modoka ye agana kuri company ye. Iyi company ye nayo urabizi neza ko nawe ari umurage nyine kuri papa wabo. Ageze aho ngaho ku marembo, uwo yahuraga nawe wese yamunyuragaho nk'utamubona. Hari n'abajyaga imbere bagashaka kumusuhuza ko babizi ko haje boss mushya, reka yarabihoreraga akabanyuraho nk'utababonye. Muri make Aiden Jux yari afite ibintu by'agasuzuguro nk'ak'imbwa iryana. Yageze muri ofisi aricara. Muri iyo ofisi naho ntabwo haburi kubura sekreteri. Ageze muri ofisi yabanje kureba abantu bari kumwe nijoro, ari muri phone nyine ibuka ibi byiza bagiranye abandi arimo kubandikira. Ari muri ibyo bitunguranye sekreteri we yahise yinjira muri ofisi. Mwaramutse boss Aiden, ufite iki kibazo? Sorry boss, ari amafari nari mbazaniye naya ngaya uranyuzamo amaso. MD nawe yari yabimbwiye. MD yagiye gukurikirana ibikorwa. Nta mwanya wo kujya kureba ibyo bintu rinzaniye. Buretse bishyiraho MD natabireba nzabirebesha. Umva ikindi nongere kugaruka no kunesha umutwe. Sinshaka umuntu ujagarasa uyu munsi. Numva nameze neza mu mutwe. Rwose ntuze kundogoya pe. Mu bitekerezo bye yashaka kuryama muri ofisi. Yumvaga afite hangover. Nihaza n'umuntu uri wese bamwe baza bashaka gutesha umutwe, umubwire ko boss ahuze. Urabyumva neza? Sawa boss. Uwo musekreteri wakora iki mu kazi k'abandi? Yarasohotse. Asohoka afite umujinya nayo ngo kazihangira umurimo. Ngo batangiye kujya bamusuzugura, ariko bari nabyo. Iyo bagusuzuguye wihangira umurimo. Boss mushya rero wa Aiden Jux Kamanzi yagumye muri ofisi yibereye muri telefone, ubundi akaryama ku ntebe ntasinziriye, kumva umutwe rwe usuraremereye. Nta by'akazi yigeze yiteza. Ubundi se wa mugani urinda ukora akazi abandi babasha gukora kubera iki? Wivunira iki? Cyangwa ni ngombwa ngo akazi wagakoze nejo ugakora uyu munsi? Aha ni amategeko y'abanebwe nyine. Umunsi warakuruye, amasaha yaragiye, bigera mu saa 2 z'ijoro. Barakubwira ko yampanga nkuru Aiden Jux Kamanzi yarakiri muri ofisi. Yagomba ngo gushyira ku murongo ibyo yavumbuye bitari ku murongo, akabigira neza. Yanyuzemo no muri ya fayili irimo iby'impapuro za Emmanuel. Anyura ku rupapuro rumwe areba buri kantu n'akadomo. Yita ku bintu cyane uyu mutipe. Ariko muri iryo joro muri amasaa 2 atararangiza kureba izo mpapuro zo mukobwa Emmanuel, ubice ko yaryamye natinze ategerejemo n'umuntu utaratanga agiye kumworosa mwambaye umukuremo n'inkweto. Nawe bitotse byaramufasha. Muri ofisi muri ayo masaa 2 n'iminota yese yubika umutwe ku meza yo muri ofisi, agatotsi karamutwara. Yaje gukangurwa n'ijwi rya musekreteri we Linda. Boss sorry, wagakoze cyane. Ariko niba munaniwe ushobora kugenda ukajya kuruhuka, nanjye ibindi nkabishyira ku murongo, nanjye nkataha bwije, ntago niri kugusiga hano. Ubundi dutaha saa 11:00 cyangwa twarangiza kare tugatana saa 10. Mbega turikoresha, ariko ni byiza. Uyu munsi twatinze. Wakoze cyane nabikurikiranaga kuva mu gitondo ntiwigeze unaruhuka disi. Rita, nzi ko mbirangiza pe. Ndananiwe byatari. Reka nawe wamugani, gitondo ndaza kare. Ngomba kubishwanya gusa. Linda, umwana mwiza cyane. Niwe uri sekreteri nyine wa Aiden. Yego, amazina ntagukanga. Iyo bari mu rugo bitwa ba Jackson na Jux. Nutwe dushambagizo nyine. Ariko iyo bari mu bintu by'akazi n'imikorere yitwa Aiden ndakitwa Aiden. Baba ari nk'ubu bahamagaye abazi utabamenyereye neza agahamagara Kamanzi. Ryari izina rya se rero bose bararyitwa. Iyo mugiye Kamanzi umwe aritaba n'undi akitaba.
ubwo rero uko bigenda bikura nyine amazina nagukanga, ariko amazina yo muri karitsiye utuntu nk'utu dusanzwe bahamagarana ni Jax ni umukuru, muto ni Jux, hanyuma bari mu bintu by'amaofisi by'urungano ni Aiden na Kaden, hanyuma bari nk'abantu b'abasaza babita Kamanzi bananiwe kubatandukanya, erega barasa cyane ni nk'intobo. Kuko rero atararangije ibijyanye n'amafayili ya Emmanuel yasohokanye nayo kugira ngo ajye kuyarebera mu rugo, kuko yari yamwijeje ko ejo mu gitondo agomba kuza ngo sekretari akamuha umwanzuro wa nyuma niba atangira akazi, ariko byagaragaraga nk'aho yakamuhaye nyine. Yavuye aho ofisi za kampani ziri rero Kacyiru nyine, yinjira mu modoka ye azamuka agana Vision City atashye, aho babaga nyine na nyina na murumuna we impanga ye. Nyuma y'urugendo yageze iwabo mu rugo ku gipangu. Muri ayo masaha mama wabo yari yicaye muri salo yo hasi arimo kureba icyo televiziyo kinini nyine, areba amakuru ngo areba aho isi igeze. Yari yicaranye na ya mpanga ntoya Jux. Uyu nguyu yari yuzuye agasuzuguro n'umwijinya myinshi n'ubwiyemezi budasanzwe. Mwana wa, karibu mu rugo, karibu rwose, urahasesekaye Aiden. Mama, ndarariwe byatabi, nagakoze. Genda ukarabe ubundi uruhuke. Kera mwarabakoze, ariko murumuna wawe rwose wapi yabaye umunebwe. Ibyo uvuga nibyo mama, hari fayili nsigaranye, arakazi ko ngiye gukorera hano mu rugo gakeye no kwinjiza data nyine. Mama, hari umukobwa waje ku kazi rero, yakoze ikizami n'umuhanga cyane. Mama ni mwiza cyane. Mama namubonye ku nshuro ya mbere, umutima wanjye uhita ukubita, mpita mukunda mu buryo butunguranye. Ese mama bibaho? Umuhungu wanjye yakuze rero, ariko ugomba kwibuka ko ari inshuro ya mbere wamubonye. Ubwo se wamukunda ute utazi imico ye? Atuye hisi, atekereza ate se, akunda iki se, abana nande? Niba wamukunze rero, ibyiza ikintu umuntu abanza gukora ubanza kwiga ku mico ye. Niba ari umukobwa mwiza ubereye ubuzima bwawe, njye bizanshimisha. Azaze nyine abo mu kazana wanjye, byaba bitwaye iki? Ariko ubyitondemo, urumva mwana we? Mama, ibyo ntibigutera ikibazo, ngomba kubyitondera wa mugani. Nzamwigaho birenze ibi. Ariko kuri ubu nta n'ikintu namubwira. Mise muhubuka nkamubwira ashobora kugira ngo wenda ndi n'umurara ndashaka kumukinisha gusa no kumutesha umwanya. Ariko mama, bitewe n'uko namubonye, yewe nabonye ari umuntu witonze cyane, ubaha kandi akaniyubaha. Mama, njye ndi hejuru rero, reka mbanze noke. Jax yarahagurutse azamuka hejuru. Muri ako kanya kose Jax yavuganaga na mere we. Jux wari wicaye ku ruhande ntacyo yavugaga, ibyo bavugaga byose yarabyumvaga. Yarahagurutse nawe ava aho ngaho muri salo. Hagaragaye Jux arimo gufungura urugi ajya mu cyumba cya Jax mukuru we. Muri ayo masaha rero Jax yari ari muri dushe nyine muri icyo cyumba cye arimo koga. Jux yarahageze agera kuri izo fayili z'uwo mukobwa Jax yari yatahanye. Yafunguye izo mpapuro vuba vuba ashaka kumenya kuri Emmanuel nyine. Muri uko kuri izo mpapuro za Emmanuel ntiyakubitanye na nimero za Emmanuel ziri zanditsemo mu myirondoro ye. Ntabwo twebwe tuzi impamvu rero Jux arimo guta umwanya akora ibi ngibi arimo mu mpapuro z'abandi. Ikigaragara Jux yahise akuramo telefone ashyira muri kamera, afotora za nimero za wa mukobwa, arazisikaninga zihita zihinduka nk'izanditswe n'imashini muri telefone ye, ahita zisevinga. Arangije kubikora gutyo za mpapuro zirambika hasi, ahita agaragara asohoka mu cyumba cy'abandi cya Jax wari ukiri muri dushe ari kuryoherwa n'amazi y'imvura nyine. Yageze mu cyumba cye, ntiyataye umwanya umukoboye n'umurara ntiyoroshye. Yagaragaye arimo guhamagara ya nimero ya Emmanuel. Nimero ya Emmanuel icamo, ahita ayifata. Amaze kuyifata, ijwi ry'uwo mukobwa ngo ni Emmanuel ryarumvikanye. Jux amaze kumva rya jwi rya Emmanuel yahise aseka. We ntiyashatse kugira icyo avuga, yahise akupa telefone diregiti batavuganye. Yicaye ku gitanda atangira gutekereza. Ubundi uyu mukobwa aforomye ati, kazi k'umukuru we Jax ubundi adakunda aba baby, afite ubuhe bwiza budasanzwe kugeza aho yamukuye mu bye. Jux yatangiye kumva agize ibintu byo gufuha n'ishyari.
bimuzamo sitani aramutera, yumva gahunda idasanzwe yo kugira ngo amukubite icyo bitaga papu, amutware mukuru we, amutware umubebe nyine. Uyu mutipe Kadeni Jux w'icyo yarebaga ni inyungu ze n'ibyishimo bye. Tugarutse ku mpanga nkuru ariwe Aiden Jackson, arangije koga asubira ku gitanda cye, yicaraho gake, arongera arahaguruka, yicara ku meza aba mu cyumba cye n'intebe yo kwegamo mu yidiva, afata za mpapuro za mukobwa Emanuela, arimo kumutekerezaho cyane yivuga ukuntu yari ameze muri ofisi ye. Mu kurambura izo mpapuro rero arongera agwa kuri ya nimero ya telefone y'uwo mukobwa Emanuela. Kuri we yumvaga afite ibyishimo bidasanzwe atazi aho byatwomotse. Vuba vuba nawe afata ya nimero ya telefone ayisevinga muri telefone ye. Vuba vuba ibitekerezo bye bitangira kumubwira ngo muhamagara ariko, ngo cyangwa ntumuhamagare, ngo cyangwa muhamagare, ngo cyangwa se ntumuhamagare. Ariko finally byarangiye nyine afashe umwanzuro kugira ngo amuhamagare, ariko atekereza icyo agiye kumubwira. Amaze kumuhamagara telefone ye arayifata. Alo sister Emanuela, bite se? Ni sawa, wowe umeze ute? Nanjye meze bon, bite se wamenye? Oya, ntabwo ndamenye aho turi kuvugana, nimero ndabona ari nshya. Okay, ni njyewe Aiden Kamanzi muri ya company hamwe waje gusaba akazi. Amwe nyine wakoze ikizami waje mu gitondo. Nakwibutse. Nabibutse. Yewe, mumenyereye mutese, nibagiwe murambabarira ariko cya gitambaro kagatambaro kawe nakajyanye. Nta kibazo Emanuela, gatambaro se nabirinzi. Bite se ntago se icyayi cyakubabuye cyane? Ukuboko kumeze gute? Ntago ari grave. Ndashima Imana ameze neza. Nashyizeho amavuta, ubu ndumva ameze neza, ni akantu gatoya cyane. Nanjye nibwo ndimo kwitegura kuryama. Nta kibazo Emanuela, reka nkure kuruhuke. None se ejo nuzaza kuri ofisi se? Yego, Imana nibishaka nyine mu gitondo ndahaza. Nta kibazo, ubwo nyine ugira ijoro ryiza. Murakoze, namwe murote neza. Ikiganiro cy'uwo musore n'inkumi Aiden w'impanga nkuru nyine n'uwo mukobwa Emanuela nawe cyarangiriye. Jax yahise yishima cyane amaze kumva iryo jwi rya Emanuela nyine. Ari kuri laptop ye rero bitunguranye umuryango we byagaragaye hari umuntu ufunguye. Hinjiye Jux, impanga ye ntoya nyine murumuna we, ubwo niwe gatoyi. Ibite se icara? Jax yabwiye gutyo nyine Jux. Bimeze bite se? Nindi kumva uri kubwira mama ngo wabonye umubebira. Felicitation man, uze wumva icyo twakurushije. Ntari bumusa. Man, uriya mubebe njye nawe ukunze byatari. Bitunguranye rwose nise mwiyumvamo. Ni mwiza cyane. Uku niko uza kuratira rero abantu ngo sheri wawe. Ni akazi kawe. Bamugutwara ariko buryo bitarakomera neza. Bibaho. Emanuela, umutima wanjye ahise wigarurira tu. Barakubwira ko ayo magambo Jax yarimo kubwira Jux yamuryaga mu matwi, yarimo kumubabariza umutima. Yakomeje kureba agakuru gutyo mu ijisho ry'umujinya n'urwango, ariko ibyo yabyibwiraga mu mutima we. Hakuye umukarita arimo kwiyemera uwo mukobwa udasanzwe n'umukobwa nyabaki. Hari umugati usogora imbere y'icyayi, ugakomeza ugakomera. Komeza utinde makuru usanga umwana atakiri uwawe. Ngiye nkwereke ko murumuna wawe ngiye ndenze. Nze nkwereke ibyo ngiye gukora. Ngiye bigeze ahangaha kugira ngo nkwemeze, ntago ndeba niba tuvukana. Uwo mubebe ngiye kumwigarurira noneho kugira ngo nkwemeze neza. Ngiye kumugutwara noneho utaramubwira amarangamutima yawe. Ngo ntukiri kumwigaho muri iki kinyejana se umwana wo mu mujyi bamwigaho. Kubanza ugakura ibyawe mu nzira, avance. Nubwo ntamuzi, ndabizi ko utapfa gukunda umukobwa. Nzamubona. Ninsanga ari cya fake nzamureka. Ariko ninsanga ari nkuko mbizi. Ubwo se nakanga kurya neza kandi kubibona imbere yanjye. Reka nshimira Imana kuko dusa kuri buri kimwe n'imyenda twambariye isi. Turasa n'amajwi yacu arasa, na taye zacu zirasa. No muri gym tujyanayo. No kwiyogoshesha twiyogoshesha kimwe. Nta muntu wabasha kumenya ko atari ngewe cyangwa ko atari wowe. Keretse wenda Imana na mama watubyaye. Nubwo nakigira ngo ndi wowe, Emanuela ntago yamenye ibyo ari byo. Buretse nzakwemeza, nzakwereka uko bikorwa. Barakubwira nshuti neza amatwi ibyo byari ibitekerezo bya Kadeni Jux. We mu mutwe yibitekereza ibintu bipfuye gusa, abantu bateye gutyo. Batekereza ibintu bibogamye gusa. Ibumoso. Nyuma yaho rero Jux yasezeye kuri impanga ye Jax, agana mu cyumba cyo kuryama. Byarangiye rero bukeye, nkuko ari bisanzwe,
Jax we ntabwo ari wa muntu ukunda gutinda kubyuka ngo ajye ku kazi. Uwo munsi yatinze kubyuka, ariko amaze kwitegura kugira ngo ajye ku kazi, mama we yarari muri salo amanje hasi arimo kunywa icyayi. Mama, uyu munsi natinze kubyuka pe. Nibyo mwana wa, nanjye ndabibona. Uyu munsi ni igitangaza, murumuna wa Jax yagutanze kubyuka. Uyu munsi yabyutse kare cyane ahita agenda. Nshuti nizo amatwi niko bimeze. Jax uwo munsi yabyutse kare agendaga niyo ku kazi, ariko igitunguranye cyangwa igitangaje, uwo munsi ntabwo yagiye aho ofisi ze ziri kuri kampani ye bamurasi. Yagaragaye agenda agana kuri entreprise ya mukuru we. Niki kimujyanye muri iki gitondo cya kare? Njye nawe ntiturabimenya, ariko turimo turabikeka. Agezeyo avuye mu modoka ashaka kwinjiramo imbere, rero bitunguranye yumvise ijwi ry'umwana w'umukobwa, ijwi ryiza cyane ryinjira mu ngoma z'amatwi ye. Byabaye ngombwa ko ahindukira kugira ngo arebe ngo umuhamagaye. Twebwe ubwo duhise tumumenye nyine ko ari Emmanuel, wa mukobwa waje gukora ikizami cy'akazi. Ariko Jax we yarataramenya uwo mukobwa umuhamagaye uwo ari we. Gusa yumvishe ko ari ijwi ryiza cyane riri romantique, riri sexy. Emmanuel atamenye ko yinjiye muri toilette itari ye, yarahamagaye utari wenyine. Yarayakandagiye, si ukuba yakandagira, ndavuga amagambo. Yarahamagaye impanga ya Jax. Icyo tamenye ntabwo yarazi ko Aiden afite impanga yitwa Kaden. Wicyo yarazi ko ngo ari Jax nyine ahamagaye, atari Jax. Nuko umukobwa mwiza rero yatambutse aganaho Kaden yarari kugira ngo amusuhuze. Bitese amakuru yawe Aiden? Ya promise yanjye rero ko ngomba kuhagera. Nahageze muri iki gitondo. Ndakeka ko amafayili yanjye yose wayanyuzemo. Naje niteguye, ndizera ko ngo barakari. Kaden wese avumbura ko ngo rero nta wundi ari Emmanuel. Mu gihe kirimo guhuzagurika yitegereza ukuntu umukobwa ari mwiza, yatangiye kurya iminwa yijijisha ahinduranya ibiganiro kugira ngo batamuvumbura. Yarabimenyereye. Impanga burya zifite ukuntu iyo zisa, iyo iyobeyeho irijijisha ikakwemerera ikigira ko ari wa wundi. Baba babizi. Nyuma hari igihe babwirana nyine ngo nahuye n'umuntu umeze gutya na gutya, yumvisha ari iby'ingenzi, yatari ibintu bifite agaciro arabyihorera. Ntabwo bibwira uwo bavukana. Baba baramenyereye kwijijisha abantu b'impanga mujye mububaha. Ibijyanye no kwigira indyarya babyiga bakiri bato nyine. Nibyo sister Emmanuel. Impapuro zawe zinyujijemo amaso, ariko hari umwanzuro wundi nafashe. Banza winjire mu modoka tubanze twicara hano hirya tubivuganeho, dusangire n'icyayi. None se ubundi ndibusi yo masaha y'akazi nyine. Aiden, icyese sinabonye hano kuri ofisi mugira icyayi. Ubwo se byari ngombwa ko tujya ku mahoteli kunywa icyayi ra? Ibyo uvuga nibyo Emmanuel, ariko hari n'umuntu tugomba kuvugana ndahantu hatuje, nuko nari mbihisemo. Please nyemerera tujyane nta kibazo, sibyo si? Ese ubu ko tuzakorana nitugira indi gahunda uzanga ko tujyana? Wenda ndimo ndagira ngo ndebe ko wubaha. Ariko si ukora ntubifate nabi. Kuri Emmanuel nk'umuntu waje gusaba akazi, ntabwo yashatse ko biba ibindi birebire. Yinjiye mu modoka, Aiden nawe yinjira ku ruhande rw'umushoferi mu modoka ye. Bahise batse imodoka bava aho ngaho kuri ofisi za mukuru we Aiden. Kaden nyine abatwaye Emmanuel ngo bagiye kunywa icyayi. Mu bitekerezo bya Emmanuel rero uyatekerezaga ko ubu ngubu ari Aiden nyine, umwe w'ejo ubwo yameneye icyayi ku mpapuro, ariko ntabwo ari we, uyu ni Kaden. Muri ayo masaha rero Jax nawe yararimo guhata imodoka umuriro, agiye kugera kuri kampani ye nyine aho entreprise iherereye. Ariko kubw'ibyago ntabwo yigeze yihera ijisho ngo abone ko umurumuna w'igisumizi impanga ye ari kumwe n'umukobwa yiyumvishijemo bwa mbere mu mateka. Emmanuel yaparitse imodoka ye, arangije yinjira muri ofisi. Ageze muri ofisi ye yahamagaye sekreteri. Arinda bitese Emmanuel ntarahagera, kandi ejo nari namubwiye ko agomba kuhagera kare. Kiye kujya kererwa se ataratangira akazi? Ko yahageze imbere yahageze kare, ahubwo niwe yarategereje. Ngaho mumuhamagarira hano muri ofisi yanjye. Sekreteri Linda byabaye ngombwa kajya guhamagara Emmanuel. Kubwo byago nigeze amuciryera, ntago yigeze amubona aho rwose, arazenguruka igipangu cyose. Byabaye ngombwa kagarura amakuru nyine kuza kubwira boss katigeze amubona. Boss nkubwije ukuri jewe Emmanuel ndamubuze, ahubwo kinyumije isakoshi iri hano. Yisigiye umuntu wo kuri reception. Ubwo se yagiye. Nyamuneka kubw'ibyago
Hayden nta makuru afite, ntabwo azi ko impanga ye yamaze kumurya agapapu nyine. Jackson yafashe telefone ye atangira guhamagara Emanuela. Telefone ya Emanuela kumbe iri mu isakoshi yisize kuri ofisi. Hayden umunsi wari umubereye mubi rwose kuri uwo munsi. Ibintu bijya byica umunsi nabyo bibaho. Byabaye ngombwa ko ari usohoka muri ofisi akajya kumwishakishiriza. Kari akazi katoroshye gushakisha umuntu utagaragara, si biba byoroshye. Na telefone yayisize aho ngaho uturutse. Muri ako kanya rero Kadeni n'umukobwa Emanuela bageze kuri hoteli runaka. Hoteli rwose yabishifiti. Kadeni yabwiye Emanuela ngo atumize icyo ashaka icyo aricyo cyose ngo arishyura. Nyuma y'akanya baricaranye batangira gusangira. Ngaho mbwira, ukeneye akazi rero muri kampani yacu niko bimeze? Yego, nk'uko twabivuganyije bizanshimisha cyane gukorana namwe. Akazi ndagakeneye cyane pe, nukuri nkeneye akazi. Erega zari kampani nziza, kubonamo akazi ntabwo ari ibintu biba ari bibi. Ku mwana w'umukobwa ni ahantu heza cyane. Yego, mwarakoze ahubwo kunyemerera rwose ngo nzi. Okay, ibyo ntibigutera ikibazo rwose na gitoya Emanuela. Pourcentage zose 100%. Ibijyanye n'akazi bishyiraho vi, akazi warakabonye. Ariko hari ibanga disi nshaka kukubwira. Ntabwo ndimo kwikina, ariko mfite kampani ebyiri zanjye. Hari hariya mwaje uje gusaba akazi, hari n'ahandi rero mfite kampani yindi nayo nziza rwose, nziza cyane, ikora ibitandukanye n'ibyahariye. Ariko post wasabaga nahirahari. Icyo nabonye hari anyeneyemo umuhungu. Ahaza kuvunira ubusa kandi ntubyaze bibyare n'umusaruro. Ubwo rero ngiye kuguha akazi kuri kampani yanjye yindi. Aho nturanahagera rwose na rimwe. Guhera uyu munsi ubwo uzajya uze kuri iyo kampani yanjye yindi. Kuri iyo entreprise hari yuzi rero Kacyiru, ntuzongere kuhagaruka. Uranyumva neza? Ntabwo byemewe. Kandi ibyo biratangira ubu ngubu tugiye kubitangira. Bura nakubwiye ngo uze mu modoka ngira ngo ndebe ko wubaha nuko wakitwara muri situation. Nabyo biba bikeneye ngo tubirebe. Urabyumva neza? Niturangiza kurya aho uzajya ukorera n'ahandi ngiye kukujyana. Nanjye kandi burya niho nkunda gushyira imbaraga cyane, tuzajya dukorana ntugire ikibazo, nzajya nkwerekera. Urabyumva neza Emanuela? Yego Hayden, nabyumvishe. Ubwo ntabwo nzongera gusubira hariya hambere duturutse Kacyiru. Murakoze rwose kuba mu mitima aho mwumva hambere. Icyo nshaka ni akazi. Ariko hari icyo nibutse. None se isakoshi yanjye nayisize hariya kuri ofisi ya hariya, kuri reception yaho. Na telefone yanjye ntiri. Ubwo rero ndabasaba mu ngezeyo cyangwa ndafata akamoto. Ibintu byanjye byose by'ingenzi niho biri na telefone. Okay, si imodoka se ngiyize tugende tujye kubizana. Kadeni na Emanuela binjiye mu modoka basubira hahandi bari baturutse nyine Kacyiru, kuri kampani nyine ya Hayden. Bari mu modoka ibiganiro byari bikomeje nk'ibisanzwe. Hari umuntu yendaga guhamagara. Kumura nta mafaranga afite ora. Emanuela, niza kuri telefone ya gato hari umuntu nshaka guhamagara. Nta kibazo njye nitenya afiteho. Emanuela yereje Kadeni telefone ye. Kugeza kuri iyi nshuro ntituramenya impamvu Jux arimo gusaba telefone ya Emanuela ngo ngahamagare. Ubwo se yaburaho amafaranga gute? Ikintu cya mbere ahereyeho Jux amaze gufata iyo telefone ya Emanuela, yese ashakishaho nimero y'umuvandimwe wenyine impanga ye iri muri iyo telefone ya Emanuela. Akibona iyo nimero icyo yakoze yahise yibloka. Bisobanuye ngo Hayden ashatse kwiyongoza ngo ahamagare Emanuela ntabwo yamubona. Bari bamushyize blacklist nyine. Arangije ibyo arijijisha yigira ngo nkaho umuntu yahamagaraga ngo telefone ye itari kwemera. Arangije ibyo rero nibwo yafashe telefone ya Emanuela nuko arayimusubiza. Muri ako kanya Emanuela ntabwo yarazi ibijya mbere nyine n'ibyo wa Kadeni amukoze nyine. Nyuma y'urugendo rurerure barongeye bagera handi ya entreprise ya Hayden iri ya Jackson. Ikindi kandi Jux yari yabivumbuye azi ko impanga y'ubungubu yamaze kugera ku kazi. Atera imibare abona ko nashaka gusubiranamo na Emanuela ukuri kwe kose kurita kujya ahagaragara, kashaka kumurya agapapu nyine. Rero uburyo yakoreshagamo ubwo ari bwo bwose ntabwo Emanuela uri bwinjire hariya. Emanuela, isakoshi yawe yisize hisi, reka ngiye hari n'utundi tundi bufate we bwumye mu modoka nta kibazo. Ikaritiye bari ushobora gusanga bantwaye na televiziyo. Wicaye mu modoka reka mbikuzanire. Ni hayo umusista wo kuri reception.
ntacyo ntegereza hano ndahita ngaruka. Imodoka yaparitse aho ngaho nyuma ya portail iyo entreprise ya Eden aho ikorera. Nuko Kaden ahita yinjiramo. Mu gihe arimo kwinjira yakubitanye n'umuvandimwe impanga yiri kuri telefone. Kaden yabona ko ari ngombwa kujya kumusanganira nyine ya Eden. Baba bambaye ibintu byenda gusa ngo bagira dress code y'umunsi. Jaxi abonye Jux aje aho ngaho ku kazi ke arumirwa. Asa nk'utangaye. Jux biteye kuri hano. Waje kwakora iki se? Ariko se yewe ubuze kuzana ku kazi kawe urabona ari ibintu birenze. Hari ikibazo kibirimo se maje? Ngiye sinavuze ko ari ikibazo kibirimo bitese ko utarajya ku kazi kawe ahubwo ukaba uri hano. Oya ngiye nagiyeyo ariko mbanje guca hano gusa ndebe ko hano mu mukora akazi wenda hari n'icyo nakwigiraho. Harimo kubeshya rero gutyo bavugana hanze. Emmanuel yari yicaye mu modoka ategereje nyine Jux kagarukana n'isakoshi ye ngo n'utundi tuntu twagiye gufatamo imbere. Kuri aka kanya kandi Kaden yita Eden. Abonye ko atinze rero avuga ngo nawe reka sohoke ahakarimbira portail. Kubw'amahirwe ntabwo yigeze ababona ngo abone Jax cyangwa Jux bagihagaze aho ngaho. Bivuze ngo rero bari bavuye aho ngaho binjiyemo imbere. Manura nawe yarinjiyemo imbere agera kuri ya reception wa mukobwa yaramusigiye isakoshi. Sister waba umpaye isakoshi yanjye nagusigiye se? Impamvu yagira ngo nyine rebe utuntu tundi twe turimo na telefone yindi yakoresha ngo kuri social network ngo niwe yari yasizemo nyine ufite agato ko guhamagara mu ntoki. Isakoshi yawe se ko nayitanze. Secretary Linda yaje kuyifata yizamukanye kwa boss uzamutse wahita isangayo. Emmanuel bamaze kumubwira ibyo yahise azamuka ajya kuri office kwa Eden nyine. Wekekaga ko Eden bari kuvuga ari wo wundi bari kumwe kuri hotel bagiye gusangira bya mu gitondo bagarukanye mu modoka. Kugeza kuri inshuro we yarataramye ko tipa ari impanga nyine. Je nawe nitwe tubizi ko uri bari kumwe kuri hotel ari Kaden Jux. Kuko rero ntiyatinze rero cyangwa musangeyo. Amaze kubura muri sanseri akubitana na Secretary Linda. Emmanuel si wari wazimiriye? Boss Eden yagushakishije turakura hano hose nawe yamanutse ko kwishakira. Wari urizi ngo yanshatse arambura ngo nawe yaje kunyishakira. Aho mugambo rwabwiye Emmanuel yaramucanze. Nawe kandi byagucanga no se ni gute yaza kumushakisha ngo hose akamubura kandi bari kumwe ku mukanya. Reka Emmanuel we yararize ko Linda avangiwe. Linda we ashobora kuba bizi ko wenda uwo bari kumwe ari Kaden ariko ntago ari Eden. Emmanuel we yaketse ko wenda cyagiye yaje amushaka amusize mu modoka wenda yaje kugaruka kumureba ntamubone. Icyo yakoze Emmanuel yinjiye muri office ahita abona isakoshi iri kuri ya meza. Afata isakoshi afungura umuryango ahita yigendera. Arimo aragenda rero agiye kure muri sanseri abona hirya Eden arimo aravugana n'umuntu. We yakekaga ko ari Eden ariko nyine na Eden wa nyawe ntago ari Kaden umwe wamujyanye uri kumujijisha ushaka kumurya gapapo nyine korabo. Mu gihe rero yashatse kumuhamagara uyu yirikanze aravuga ati wenda yabamubangamiye kandi ari busy umuntu w'umubosi se. Nta nubwo barabikurikirana cyane ntago baramenyana cyane birenze. Yagombaga kumutinyamo gake. Yese yibwira ko bari buvugane mu modoka namara gusohoka hanze. Reka Eden ntago yigeze agira amahirwe yo kubona Emmanuel yahise asohoka. Icyamucanze yageze mu modoka yasanzemo Kaden yicaye mu modoka. Yikanga agira ngo ni Eden ariko ntago yari we, uyu yari Jux ntago ari Jax. Ibyo byo byacanze cyane noneho Emmanuel. Kaden uragurutse se? Sinkubonye ndi kumanuka muri liftira. Ni gute suyiso ugera hano ukagera mu modoka? Hano so hageze isanga mu modoka. Ko bincanze cyangwa mbombonye no mu gusa ni ibiki? Kaden we mu bwenge bwe bwahise mubwira ko tayari yahise abona Eden. Yabonye ko agomba kumutera imibare nyine nk'umusirimu kugira ngo Emmanuel adakomeza kugira ibintu byo kwibaza ibintu byinshi. Nibyo Emmanuel ubwo se ntago uzi ko ari inyuma hari undi muryango wundi gusohoka ugatunguka hano kuri kaburimbo. Yewe hano ntabwo hamenyereye cyane, inyuma hari undi muryango hari umuntu twavuganaga twihuta. Isakoshi yawe wayibonye ariko? Yego nigiye kwifata muri office yawe hano. Iyi babimbwiye ko wayifashe nanabibonaga muri kamera. Nganjira mu modoka tugende twatinze. Nuko Emmanuel yinjira mu modoka kugira ngo bagende bagane kuri company nyine ya Kaden. Eden arangije kuganira na ba bantu aho kuri office ye asubira muri office ye nawe. Aho yari yategeye rero azi ko ari bwongere kubonera Emmanuel. Arebye yasakoshi yawe yariteretse
abona ntayihari, akeka ko wenda ari Linda uyihakuye. Ntiyigeze yumvisha umuntu uyikuyemo iyo sakoshi. Biba ngombwa kongera guhamagara sekiriteri Linda kugira ngo amubaze. Linda, bimeze biti? Isakoshi ya Emmanuel nindi yakuye hano muri ofisi yanjye. Boss, Emmanuel niwe waje kuyifatira iyo sakoshi. Emmanuel? None se Emmanuel yagarutse hano? Kuki Satani ntegereje kandi nari ndimo kumushakisha? Boss, bikurikiraho njye simbizi, ariko icyo nzi cyo nuko yinjiye aho ngaho agafata isakoshi, agahita amanuka muri lift akagenda. Nakundi, genda ukomeza akazi kawe. Ibyica umunsi w'umuntu nabyo ntibibura rwose. Nyuma ko sekreteri agiye, Aiden yasigaye muri ofisi rwose, ibibazo bise bimubona byinshi umunsi umupfana. Umunsi uzanye ikidobya, yaratangiye gutera imibare. Ese niriye kosa yakoreye Emmanuel? Ni gute se Emmanuel yagenda batongeye kuvugana? Banga tarazi nuko wari ubyishimiye nyuma byose wari wabiteguye ari impanga ye. Jux nyine Kaden Kamanzi yatangiye gufata telefone ye kugira ngo ahamagare rero Emmanuel. Ukahamagaye telefone ya Emmanuel ngo yuza bisi ngirahuse. Ibanga tarazi no kumuvandimwe w'impanga ye yari amaze kumubloka, mushyira blacklist byose. Uwo munsi wabaye mubi cyane mu mutwe wa Aiden. Yabaye umuntu ufite ibibazo byinshi, kuraje zo gukora akazi wapi. Urukundo sha ntukarukinisha inshuti neza amatwi. Yagumye muri ofisi kugeza bitatu bimutwaye. Amasaha yicumye keguka kongera guhamagara telefone ya Emmanuel yuza busy. Biramucanga none bimucangira muri rompo nyine. Umuntu wagiye kuyoboza umusasi. Ngese ngo wanyubuye umusazi ngo urazenguruka ngo nugere imbere ngo urasanga rompo ngo uragucangira muri rompo ngo uhite mu muhanda umwe ngo unyuremo ngo uragenda utunguka ahantu bita kwa Cyohoha ngo nuhagera ngo uhite nawe wohoha nyine ngo ukomeze ugende ngo bigucange nanjye nkuko byancanze uko. Nawe byari bimucanze da. Impanga yari itumye bimucanga. Tere rero Kaden yaramwegukanye amugije kuri company n'umukobwa Emmanuel, umukobwa mwiza cyane. Bageze muri ofisi, Jux yinjirana na Emmanuel mu byubero byinshi. Urisanga ni karibu cyane, ikaze. Iyi ni ofisi yanjye y'indiriro. Ubu ni wowe uzabunyungirije, uzajya umba hafi, ibyo nkeneye byose ubime. Urumva? Ubu tugiye gukorana, nimba ntahari ibintu byose nzajya musiga nkubwiye amabwiriza, ubisubize ibindi bimbaza kuri telefone. Dukorane bya hafi, uzajya ukorera nomero kuhavuga ntari yahandi twaturutse. Murakoze cyane Aiden, urakoze kumpa umwanya ukomeye nk'uyu mu kazi kawe. Urakoze cyane. Noneho ushobora kuza kumagawushya nkagenda kuko narinzi ko nkorera hano hakiri kare, hanyuma ejo nkazazinduka. Ndabikwijije, ubwo ejo nzaza nyine nje gutangira akazi nyirizina. Nta kibazo Emmanuel, nta kibazo, ariko nanagutwara nkakugeza aho utuye. Oya nta kibazo, ntabwo ari ngombwa boss Aiden. Nafata taxi nkagenda nta kibazo. Muri ako kanya werakize kari Aiden bari kuvugana, atazi kari impanga yenyine yamuriye gapapu ishaka muri yakorabo. Nta kibazo, tuzabona nisho. Emmanuel yahise avuga ngaho ku ofisi kuri entreprise ya Kaden, azi kari Aiden. Aragenda agana atuye. Aho rero muri ofisi yari yasigaye Kaden. Ibyishimo bidasanzwe Kaden yari afite byari birengeje ububabare impanga yifite Aiden muri ofisi yayo. Nk'ibisanzwe muri ofisi Kaden yahise akuramo ipaki y'itabi, ahita acana burike rwose arayikanda atangira kuvutumbagura itabi aho muri ofisi. Amasaha yarakomeje, ubwo Aiden rero ngiye yakangutse nanone. Arebye ku isaha byari saa 9 z'amanywa. Arongera ashaka kugerageza telefone ya Emmanuel, wenda ngo yafata telefone. Telefone ye byagaragaje ko bakirimo kuyivugiraho. Bizyahe ko bamuburutse. Yese ahaguruka, ni umuntu ukunda gutinda muri ofisi, ava muri ibyo biro. Yatse imodoka ihita igenda kiganiwe mu rugo iwabo nyine aho baba na nyina muri Vision City. Nyuma y'amasaha yagize iwabo mu rugo, nyina nawe yibereye mu nzu, yiwe mu gikoni cyo muri salo cy'abashyitsi arimo kwitegurira ji. Yegera nyina muri cuisine aramusuhuza. Mwana umeze ute? Amakuru yo ku kazi? Mwana wakugarutse umeze nk'uwacitse intege, bite warwaye? Oya mama, njye ntabwo ndwaye. Niba utarwaye ikibazo n'ikibazo nyabaki? Mama, wa mukobwa nakubwiye ejo Emmanuel. Mama sinzi icyamubayeho, ntiyigeze yemera kugaruka ku kazi. Sinzi ikintu cyabaye, ariko gishobora kuba atari ikintu cyiza. Mama njye namwemereye ngiye kumuha akazi hara ku kazi iwanjye, ariko ikibabaje yaje arongera atigendera tutanavuganye. Ubwo se yagiye ate mama tutavuganye?
none se mwana ubwo se kuri wowe urumva ari ikibazo cyangwa nuko wamukunze cyane? Mama kumukunda sinabihakana, naramukunze pe, ariko turetse n'ibyo akeneye akazi nk'uko abandi bose baba bakeneye amahirwe. Byari byiza rwose ko nagakoranye nawe. Ikindi nabonaga ari umukobwa rwose wavamo umukozi mwiza cyane ukunda akazi, ni n'umuhanga rega yatsinze ikizami. Erega mama nanjye naramukunze nubwo ntarabasha kubona amahirwe yo kugira ngo mwereke uburyo mwiyumvamo. Yagira ngo wenda ndi umuntu ushaka kumufatirana, niyo mpamvu nari nabaye ndetse kugira icyo mubwira. Yagira ngo n'umurara kandi tuzakorana. Iyo mbaze ibyo uzatuye najya nkamusobanurira akambwira impamvu yaritse kuza mu kazi kanjye disi. Erega mama nijoro twari tuvuganye twateguye ko uyu munsi yari kuza, ariko nuko nyine nta kundi waba se ko nahazi. Iyo nza kumenya disi atuye mama sinkubeshye ndi bundi wabara mu mutima, ariko ndagerageza mbyihanganire nabigenza nese. Ubuse mama tuvuga ko yabonye akazi ahandi? Erega ni umuhanga. None se mwana wa ubwo se yabona akazi ahandi ibipapuro bye ntaze kubifata? Yego mama ibipapuro bye ndabifite by'ingenzi, wenda reka nkomeze nihangane, wenda yewe ni ikibazo cyihutirwa azagaruka. Ubu niyo mpamvu yagiye adasezeye. Mwana wa wiheranwa n'agahinda. Niba uwo mukobwa ari Imana yakugeneye ubwo se urakeka ko mutazahora guhura? Muzongera muhure witurize. Ikindi kandi niba atari Imana yakugeneye mwihorere uzabona undi. Nakavuze ngo katabuze mu rutoki n'amakoma, ariko umutima w'umuntu buryo ugira ubyiha agaciro. Ubwo rero tegereza mwana wanjye. Ngiye ko niryamiye mu cyumba mu masaha y'imbyutse mami. Yego ndaza kubyutsa mwana wa. Aiden yuri esikariye azamuka mu cyumba cye, ndetse mama we yarakomeje gahunda zo mu gikoni ari gukora ji na juice. Nta mwanya munini washize nk'isaha imwe impanga yindi nayo birahageze. Kaden barakubwira ngo Kaden umunsi yari afite ibyishimo bidasanzwe. Mama we kimubona nawe yahise amubaza, Juxi bite umuhungu wanjye uragarutse? Ese ko mbona wishimye cyane uyu munsi kuruta indi minsi yose, ku kazi bihagaze neza? Mama njye ndishimye cyane birengeje urugero. Ibihe byishimo ngiye mama wawe nakwiriye kumenya, ibihe byishimo by'umuhungu wanjye nakeneye kumenya, ugomba kubimbwira mama wawe nkabimenya ukabinsangiza. Kugeza utabimenya mami. Mama nabonye umukobwa mpita mukunda. Mbega umukobwa mwiza, mbega umukobwa mwiza namukunze. Ko numva bitoroshye Kaden. Ubwo ugiye kumbwira ko bya bindi byo kuryoshya se ugiye kubireka? Ko nzi ko wowe ugira benshira utari nka mukuru wawe. Wowe wabasha kuba udafite abakobwa barenze umwe. Mama ibyo ndabizi niyo mico yanjye, ariko icyo nkwijeje kubera uyu nguyu abandi bose ndabasiba ndadiritinga ngumane nawe. Namukunze bivuye ku mutima, ndamutetesha mutoneshe. Ntiwumva se umunsi umwe uzamunzanira hano mbona umukazana wanjye, nanjye nabishima kuva muri biriya byawe. Ntago bigezweho ngo nukwatwika harya ngo niko mubyita. Ibyo rwose ntibigezweho nibazana kubeshya. Ariko disi hari ikintu kimwe ugomba kumenya, wowe bungu burishimye wabonye ngo umukobwa, ariko mukuru wawe impanga yawe yo ifite ibibazo byinshi. Hari umukobwa yari yakunze cyane yaje ngo no kumusaba akazi. Kubw'ibyago rero ngo umukobwa yarekeye kongera gusubira ku kazi we. Afite agahinda kenshi, wowe ufite ibyishimo ngo genda umutera akanyabugabo, genda umurema agatima, umubwire ko bibaho, umubwire ko azabona undi cyangwa akazagaruka. Genda umure mu cyumba cye. Uravuze ngo ari mu cyumba? Genda uramubona. Kaden amaze kubwirwa ibyo namerewe arazamuka ajya kureba impanga ye Aiden. Yaragiye nk'iryarya nyine, yarabizi ko ibyo byose rero wabiteye. Ahageze amusanga mu cyumba ku gitanda yegamye ku musego, umusego munini cyane. Ese bro bimeze bite ko mbona wacitse intege wasuherewe? Kumeze nk'ikipe yatsinzwe? Shana gameze fresh icara ngo mu ntebe. Mama yambwiye ngo ibibazo ngo bifitiye, ariko ubundi umubeba urinda gutesha umutwe gutyo kubera iki? Sinakubwiye ngo ntugaterete umukobwa umwe bitesha umutwe. Ese wamuretse ko ari abakobwa benshi muri iyi Kigali biza nibujumbura kujya ujyayo, ubu wabura umukobwa? Ubu niwabona umukobwa urenze uwo ngo ujye ugahagarara mu mujyi muri gare cyangwa ahandi hantu heza mu makafe n'ahandi nkawe. Shareka imiteto Kaden, reka imiteto. Ubwo se uriya mukobwa njye namwibagiza gute? Ntabwo namwikuramo. Ngewe mu by'ukuri naramukunze kandi nanamukunze by'ukuri. Ni mwe bavuga ngo numubona uzamumenya, nayo namumenye ko ari we. Naramukunze kandi nzamukunda buri munsi, sindacika intege rero. Njye icyizere mfite nuko ari undi munsi tuzongera tukabonana. Umubi yagukatiye none muri ushyira mu myanya gute se?
ntabwo uzongera kumubona nushaka kumwikuremo. Bro we mureke biragutesha umwanya wose, uwo mwanya uri guta wagenda ugahiga umubiba hano nakubwiye. Abana baracyari benshi kandi beza n'abandi baracyavuka ntibararangira rero, maze uhura n'undi ukabona kubye nka kangahe wowe wari wemeye. Umva mani Kaden, ntabwo buri mukobwa wavutse ngomba kumukunda, ngiye ngomba gukunda umuntu umwe. Njyewe Emmanuel naramukunze, nubwo kuva muye nawe naramusobanura ko mwiyumvamo. Ubwo se urumva nahura nawe umunsi wa mbere nkahita nangira kumutereta yagira ngo ndi umurara cyangwa ndashaka umuprofita. Nayo makosa mukora rero, abana b'ubu ntabwo ibyo babireba. Uba ugomba kumwemeza ukamuteraho kashe mu minsi ya mbere mukagirana igihango. Ubwo se ubwo urumva yamfata ati ni akazi kawe nyine, komeza ubyimenyere rero. Ngiye ikibazo mufite ni icyatumye areka kuza mu kazi kandi namwemerera akazi. Uyu munsi twavuganye ko agomba kuza agatangira akazi. Kaden byancanze mani, byancanze byatare. Aha reka mwihanganishe bro, reka nkugirire mu nyine ikipe itsinzwe urayibabarira ukayigirira mubi. Ibyakoweho nibyoroshye, niba umukunda uzabona n'undi umukundi, nushaka ucika intege cyangwa ucika intege ni ukugerageza amahirwe nyine ibintu by'urukundo siko bimera se. Niyo mpamvu twe dutereta benshi. Ikindi kandi nubona bigutesheje umwanya ntuzakomeze kumwihambiraho. Abana barenze barahari, uzambwire ngo pasi mubona twagiye duhura muri hano bugurya imana bose kura n'abakobwa b'ibirara ngo b'ibirara barakubeshye. Nanjye narinze abamenye uko byagenze, reka mbe nisohokeye. Muri ako kanya Kaden yavugaga avugira mu migani, Aiden ntiyamenye ibijya mbere nyine. Amaze kuvaho ajya mu cyumba cye. Ijoro umwijima wari waje ndetse amatara bayacanye, amatara menshi cyane mu nzu yabo, menshi cyane ariko n'urushinge rwatakara munsi y'intebe ugahita turubona. Iyo famiye rero ya batatu, mama n'abahungu be babiri, abakozi baba bari hasi muri ayo masaha biciye muri salamanje kugira ngo bafate iby'umugoroba. Aiden ejo uzajyana na Kaden kuri kampani ye. MD wo kuri kampani ye yampamagaye avuga ko hari abashyitsi ngo bari inshuti za papa wanyu ngo bazaza muri kampani kandi bazaza hariya kuri kampani ya Kaden, niho bakoraniraga cyane. MD ngo yashatse ko nawe wazaba uhari kuko mwese barabazi. Kaden mama we kimara kuvuga ibyo yahise yikanga cyane, imbere yahise atera nta yindi, yahise yibwira ko Aiden naramuka ageze kuri kampani ye kuri ofisi zayo azahita kubitana na Emmanuel. Ibi rero ntishaka ko byabaho na gato. Ariko se mama, ubwo urumva ari impamvu yose yatuma Aiden aza kuri ofisi zanjye kumara yikisi muri iyo nama? Ntafite sibye kuri kampani ye. None se abo bashyitsi nagira nabo bashyitsi be nanjye nzajya kuri kampani ye? Bizaterwa na MD waho ariko. Erike bari aba MD turabubaha nibo bakoranaga na papa wawe. No kugira ngo kampani zikure batangirana na papa wanyu. Ntabwo rero nasuzugura imyanzuro yabo. Niba bamushaka buri hari impamvu bamutumyeho. Ubwo rero uriya muyobozi kuri kampani yawe nuko yabishatse kandi amazemo igihe, wowe nuranamenyera iminsi ngayo ugiyeyo gusa. Ufite imyanzuro wakangaje wagira ute, ariko kubijyanye na tekinike bya kera buri hari amabanga bagifite menshi. Ugomba kubaha imyanzuro ye rero. Ubwo se nari kuhita mubwira ngo ngo ntazaza ngo twamuhaye he? Urumva bifite logique mwana? Jya utekereza kabiri ariko kuki ubuka ariko Kaden hari impamvu rero yamuhisemo kugira ngo ajyeyo. Njye narangije kurya, ubwo tuzabona n'ejo. Nuko Kaden uwo Jokes nyine arangije ahita ajya mu cyumba cye. Yahise afata telefone ye kugira ngo ahamagare Emmanuel, ahubwo azahobagiza n'umukobwa Emmanuel. Nyuma telefone ya Emmanuel barayifashe. Halo Emmanuel, bitese umeze ute? Meze neza. Ni Aiden? Ya, ubibwiwe n'iki se? Ijwi ryawe namaze kurimenyera. Ngaho mbwira, bitese hari ikintu ushaka kukubwira rero Emmanuel. Ejo uzagira ku kazi sangahe? Si saa 2 se uriya zuzuye? Ariko hari ikibazo, hari ikintu cy'ingenzi nshaka ko tuzaheraho. Hari ikibazo cyavutse. Ejo ntuzaze hariya, bazaba barimo kuvugurura ama ofisi. Abakozi benshi b'ingenzi nababwiye ngo ntibazazi. Niba uko bimeze nta kibazo, ubwo se nzaze ejo bundi cyangwa uzambwira? Ariko kandi nzakubwira nyine, hari ikintu nendaga kukwisabira. Yenda kumva. Niba rero bitakugoye kuko ejo urumva uri wateguye n'ubundi kugenda, hari ahantu ushaka kuzatemberera kandi byaba byiza tujyanyeyo outing nyine. Nta kibazo, njye ndi free. Nari nateguye ko ejo nazajya ku kazi, ubwo ndategura nyine ko tuzasohoka. Gusa ejo ngomba no kuzagera guca kuri mama ku bitaro. Nose mami wararwaye? Kutari urambwiye.
yego mama ararwaye. Oh pole cyane Manura, ubwo nzaguherekeza ahubwo tujyane kureba umubyeyi. Nta kibazo, ubu se wari uryamye? Yego Aiden, ndimo ndasasa. Aya niyo masaha ntangiye nagatotse kumva rwose gatangiye kuntwara. Okay, reka nkwifurize ijoro ryiza Manura. Nawe ugire ijoro ryiza Aiden. Kadeni amaze kuganira na Manura yarasetse, yaramwenyuye. Nibyo burya n'abandi ngo babakinnyi nabo bagira bagakunda da akagwa mu mutego. Ku rundi ruhande ariko ni amakosa akomeye, ni amahano, ni amakosa rwose kuba yibye umukunzi w'impangaye kandi abizi ko yari yamukunze mbere ye. Ariko hari abantu bikunda da, akareba ibyo gusa akabura ibyo ashyira imbere, ibyo abandi wapi, akaba ataguye igitekerezo na kimwe cyangwa ngakubwira ibanga ry'uko bikorwa. Reka Kade n'ibintu nk'ibyo niba bimureba, Kade n'ibintu nk'ibi byo nacyo niba bimufasheho. Reka tugaruke ku ruhande rwa Aiden. Nawe yarangije kurya, asezerana na mama, barasenga muri salo, arangije ajya mu cyumba cye kuryama. Muri ako kanya ariko Aiden nta byishimo yari afite. Nibwo ngiye gutangira bundi bushya gutekereza kuri Emmanuel. Aravangirwa bien. Kubura communication na Emmanuel cyari ikintu kimuhangikishije, buri wese agira ibimugora mu gihe cye. We cyari ikintu kimugoye, ibindi byose arabifite. Ariko kubura Emmanuel yabonye umunsi umwe ra, ibaze nawe. Yarongeye afata ya foda, ya file irimo ibintu bya Emmanuel. Arongera arambura impapuro, akareba umukono we, urupapuro ku rundi, agafata n'izo mpapuro akazihumuriza. Nuko za mpapuro zirambika ku meza yo mu cyumba cye yurira igitanda kugira ngo ashakishe ibitotsi. Ni hamwe umuntu atekereza undi akabura ibitotsi iyo bimeze nabi. Byaba bimeze neza yamutekerezaho gato, ibitotsi bigahita biza. Nuko bigenda nyine niyo fenomene. Nakubwira ngo utekereje mbura ibitotsi ubwo biba bimeze nabi. Nakubwira ngo utekereje ngo ibitotsi bihita biza, jya umenya ko ibintu ari bien, ari munangi. Yabuze ibitotsi acana imashini ye, ariko nigita ku projecteur ko mu cyumba cye, atangira kureba mufi. Yirebera guturi kapu dukorwa na Clement mu nkuru z'urukundo mix, areba ko twamuha ibitotsi kuko tuba tureture cyane. Yarebye nka dutandatu, nibwo ibitotsi rero byatangiye kumwirukaho gake gake, bimwikururira abasha gusinzira. Hanyuma se urumva hagiye gukurikiraho ibikira. Inkuru yacu iracyari nshyashya, yitwa Abatipe b'impanga. Uri kumwe na Clement mu nkuru z'urukundo mix. Inkuru tugenda tuyizamura irushaho kuryoha. Urabizi ko we love you so much. Duhure mu gice kigiye gukurikiraho. Peace and love. Peace out.